Ahangaha ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Ni inkuru yahamuye abantu benshi cyane ko umusore yagize gutya akabwira umukobwa bakundanaga, amuhamagara kuri telefone amubwira ngo naza ajye kumugurira akantu. Ubwo birumvikana yamuhamagaraga ngo aze basangire iyi minsi mikuru. Uyu ni umukobwa cyangwa se tumwite umugore cyangwa umufiyemere, kuko uyu nguyu afite abana bagera kuri 4. Ubwo urumva n'umugore yitwa Uwingeneye Vestina w'imyaka 31 y'amavuko wo muri aka karere ka Gatsibo muri uyu murenge wa Remera. Uyu nguyu rero cyababaje abaturage benshi kikanabashengura umutima nuko bamusanze mu muhanda yapfuye, bikaza kubatera urujijo, aho bamwe mu baturage bo muri aka gace bakomeza kuvuga ko waba wihishe inyuma y'uru rupfu ari nta wundi usibye uyu musore wari wamuhamagaye ngo ajye kumusengerera cyangwa se ajye kumugurira nk'uko byagiye bigaragara. Ibi byose rero kanyine bikugezaho ubashe gusobanukirwa neza koko niba uyu musore wahamagaye Uwingeneye Vestina niba ari we wamwishe. YouTube channel kankubwire ko ikiri ya yindi nisubiza TV, aha ni kura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho. Ubwo nyemerere ntikaze na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ariko bwa mbere turamusaba gukora subscribe cyangwa sabone, ubundi afungure karakantu k'inzogira. Niyo nkunga ya mbere muba muduteye kandi kubana natwe ni umugisha ukomeye. Nyemere rero iyi nkuru mite nyitangira nkubwira ko ari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo muri uyu murenge wa Remera. Uyu Uwingeneye Vestina w'imyaka 31 y'amavuko bivugwa ko ariho yaratuye. Ibi ngibi byinshi kandi bikaba byagiye binagarukwaho na mama we umubyara, kuko yagiye abizi neza aho agiye, cyane ko uyu musore ngo yamuhamagaye mu masaha ya saa 11 za nimugoroba. Urupfu rwe cyangwa se uyu murambo w'uyu Vestina ukaba wabonwe mu muhanda ahagana mu masaha ya mu gitondo. Ibi byose rero bikaba byabereye muri uyu mudugudu wa Kankusi mu kagari ka Bushobora muri uyu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Ibi byose rero iyo nanjye nabikurikiranye neza 5 kwa 5 mba ngomba kubikugezaho, cyane wowe dusanzwe twibanira muri aya makuru cyangwa se kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Subiza TV, aba ari ukugira ngo rero byose mugende musobanukirwa neza uko biba byagenze. Narabibijeje mbabwira ko intara zigera kuri 5, ubwo mba nabariye mu mujyi wa Kigali, mba ngomba kugenda mbabwira ibyagiye bihabera mukabasha gusobanukirwa neza uko bimeze. Ingarutse ku mubyeyi w'uyu nyakwigendera, nakubwira ko uyu mubyeyi wa nyakwigendera mu ijwi ryumvikanamo ikiniga cyinshi cyane n'amarira, yakomeje agira ati umwana wanjye yavuye mu rugo saa 11 z'umugoroba ahamagawe n'umuhungu bivugwa ko bakundana. Ni umuhungu w'inshuti ye yamuhamagaye amubwira ngo naze ajye kumugurira akantu. Uwo muhungu rero nibwo bajyanye ngewe kubera ko mama yararwaye, namanutse ngiye kumureba. Uyu nawe atambikana n'umuhungu berekeza ahubwo bari bagiye kunywa ibyo ngibyo, niba ari no kunywa niba ari no kurya. Gusa umurambo twawusanze hano mu muhanda iruhande rw'ikawa ihinze muri iyi mirima y'abaturage, ari nabwo rero twagiye tubona ko uyu Vestina yararyamye areba hepfo, ariko kandi ikariso niyo yagaragaraga, kuko byagiye bigaragara ko ikanzu yari izamuye bisa nkaho uyu nguyu yaranafumbase agakomo mu gipfunsi. Kuba kabonye bagiye bavuga ko aka gakomo yarafumbase mu gipfunsi ari agakomo gasanzwe kaba ku kuboko k'umuhungu bari bari kumwe, akaba ari niyo mpamvu bakomeje kugenda batekereza ko ashobora kuba yishwe n'uyu muhungu cyangwa se yamugambaniye, cyane ko uyu banamusanganye igikomere ku gahanga. Imana ikomeze rero imutuza heza, ndetse n'umuryango ukomeze wihangana. Urumva ko bagize ibyago muri iyi minsi mikuru, ni ibintu biba bitoroshye. bwaba bari hafi namwe mukomeze mubakomeze kandi mubabe hafi. Nkurikije rero ibyo uyu mumama cyangwa se uyu mubyeyi wa Vestina yakomeje atangaza, akomeje avuga ko bwo bamubonaga afite igikomere
gitoya mu gahanga. Uwo musore kandi na n'ubu ngo si bari bamubona ngo kuva umukobwa wabo cyangwa se umukobwa w'uyu mumama yapfa ntaraza ngo amubwire ati byibuze byagenze gutya cyangwa se twatandukanye ari muzima. Na n'ubu ngo umuhungu ntibaza ahari, ntago baramuca ibyera cyangwa se nta nubwo arahamagara mabukwe we, reka mvuge ko ari mabukwe we ngo amubwire ati ese sheri wanjye iyageze aho ngaho byagenze gute. Urumva rero bari gukomeza kugenda basaba inzego z'umutekano kuba uyu nguyu yashakishwa agafatwa akaryozwa ibi ngibi byose, cyane ko batangiye gukeka ko ari we wamwishe. Aba baturage kandi bakomeza bavuga ko uyu musore wakundanaga n'uyu Vestina ari nawe wamujyanye kumuha Noheli n'ubunane, ariko bikaba byaje kurangira agaragaye mu muhanda yapfuye. Ubwo ndi kuvuga uyu Uwingeneye Vestina, ngo bakagombye kuba bari kumushakisha bashakisha uyu musore bari bagendanye, kuko ngo iby'uru rupfu rw'uyu nyakwigendera niwe ubiziho. Undi muturage nawe uzi Uwingeneye yagize ati Uwingeneye Vestina yapfuye nibyo, gusa mu kumufata cyangwa se mu kugenda tumwegura twagiye dusanga afite agakomo cyangwa se afumbase agakomo mu gipfunsi yakabumbatiye. Ako gakomo kandi ngo tukazi kuri uwo musore basanzwe bakundana, bikaba biri kugaragaza cyangwa se bikaba bigenda bivugwa ko uyu muhungu ari ushobora kuba wihishe inyuma y'uru rupfu, cyane ko bagiye banavuga ko ngo urukweto rwari rwanacitse, aho bigaragara ko uyu muhungu wamutwaye ngo ajye kumuha Noheli n'ubunane ari we wamwishe cyangwa yaranamugambaniye bakamwica. Niwe rero uzi iby'urupfu rw'uyu nguyu, agomba gufatwa akabiryozwa. Ibi ngibi byose byaje kugaragazwa cyangwa se kwemezwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Remera, Urujeni Konsore nawe yemeje iby'ayo makuru, avuga ko baje kumenya neza ko uyu nguyu Vestina Uwingeneye yapfuye ahagana mu masaha y'ijoro, bakaba bamusanze mu muhanda. Uyu nyakwigendera Uwingeneye nakubwira ko kuri ubu ngubu bakimara kumenya ko yitabye Imana, bakaba bataramenya icyaramwica. Investigation cyangwa se iperereza ryahise ritangira gukorwa aha ngaha kugira ngo hamenyekane icyaba cyamwishe. Uyu nyakwigendera Vestina nakubwira ko apfuye asize abana bagera kuri 4, harimo abahungu 3 n'umukobwa umwe. Disi ubwo urumva babaye imfubyi. Reka dukomeze rero tubihanganishe ndetse imiryango yabo ikomere. N'uyu nguyu nawe ubwo umwaka ntago awusoje, reka dukomeze tumwifurize iruhuko ridashira ndetse Imana imutuze aheza. Ngaho gukorera ibyabereye aha ngaha mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba muri uyu murenge wa Remera. Nanjye nari mari kugira ngo byose ubashe gusobanukirwa neza uko byagenze. Ndabakunda cyane, dusubire amakuru yacu ari imbere. YouTube channel yanyu iracyari yayindi Nisubiza TV. Ndabakunda, musiga ibitekerezo byanyu muri comment. Ciao ciao.